Muraho neza nanone ni Pascaline bahaye ikaze kuri M Pascaline TV. Mbakumbuye, hari hashize igihe tutabonana, twari tumaze igihe tudakora kuri iyi TV kubera akazi kenshi, kubera ibintu bitandukanye twari turimo, ariko mbahaye ikaze mugaruke twongere tuganire, mwongere mumbwire muri comment ko turi kubikora. Gusa mumaze iminsi mumbwira ngo ntituri gukora, niyo mpamvu barutse kubabwira ngo n'ubundi turacyahari, nuko akazi kabaye kenshi, ibyo gukora biba byinshi bituma tutabona umwanya wo kugira ngo tuganire. Niyo mpamvu narinje kuguha ikaze wowe uri mu Rwanda, uri mu ntara, uri ahantu hatandukanye aho bumva Ikinyarwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, n'undi muntu wese uri mu bindi bihugu ushobora kuba areba kuri iyi channel. Ni ukuri Imana iguhe umugisha, Imana ikwagurire imbago aho uri, ibyo ukora byose ni ukuri umugisha w'Imana ubibemo. Narinje rero kugira ngo tuganire ndetse nanaguhumurize wowe ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ukiha kumva ko Imana yananiwe kubikora, ko Imana yabuze igisubizo kuri ibyo bibazo byawe. Hoya, ntabwo ariko biri, ahubwo hari igihe Imana yemera ko bitugeraho. Aba naguhumuriza nkubwira ko Imana ishobora byose, nkubwira ko Imana ari nziza, nkubwira ko Imana yo muremyi wacu byose yemera ko bitugeraho, ariko ikaba izi n'impamvu yabyo, n'impamvu Imana yemeye ko bitugeraho. Muri urwo rwego rero nkomeje cyangwa se nihanganishije umuntu waba urwaye cyangwa umuntu waba urwaje, ndakubwira ko hari Imana mu ijuru, ndakubwira ko hari Imana ishobora byose, ndakubwira ko hari Imana ikora bya bindi byananiranye wowe wumva ko bitaba bigishobotse. Ndaguhumuriza wowe utarabona akazi, wowe ukiri mu bushomeri, ni ukuri hariho Imana itanga akazi, hariho Imana itanga amafaranga, hari Imana byose 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 bitugeraho irabyemera, ariko ibizi impamvu. Rero nkaba narinje kuguhumuriza wowe waba ufite umurwayi warembye ukumva ko Imana yananiwe kumukiza. Hoya, Imana iracyafite ubundi buryo, inzira z'Imana zirenga igihumbi, Imana iracyabishoboye, yabikora n'ejo yamukiza. Ndaguhumuriza wowe waba ufite umuntu uri muri gereza ubona ntaho bizaca ngo atahe, oya, Imana ishoboye byose, n'abandi yagiye ibibakorera, ntabwo ari wowe yakwibagirwa. Inshuti zanjye siko mubyumva. Rero nkaba nakubwiraga ngo komere umwami wacu Yesu Kristo, umukunde, umwiragize, umwambaze, umushyire imbere mu migambi yawe yose, ukuri bizagenda neza. Inshuti zanjye ndabakunda, niyo mpamvu ndi kubaragiza Imana mwese aho muri. Niyo mpamvu hari igihe tugera mu bigeragezo umuntu akaba mu byizerwa neza, ukumva Imana yaragutaye, ukumva nta kindi kintu gisigaye, ukumva warihebye. Hoya, nje kuguha inkuru y'ihumure ko Imana ishobora byose, twagiye tubibona. Ndagukomeza wowe ugitegereje kugira ngo ubone urubyaro nawe uterure umwana. Ni ukuri haracyariho ibyiringiro ko Yesu yabikora, ntarirarenga. Urabizi iby'Imana yakoreye Sara, Imana ikamuha umwana ku myaka ingana kuriya, nawe yabikora, ntarirarenga, ku buryo kwizera kwawe wagukura ku Mana ukiringira ibigirwamana, ukajya mu bapfumu, ukajya mu bidafite shinge na rugero. Oya, ntarirarenga kugira ngo Imana ikugirire neza. Iracyagufite mu bayo, iracyakuzirikana. Ikibura cyonyine ni ukugira ngo tuyizere kandi dutegereze twihanganye. Uyu munsi rero icyo nari mbafitiye ni ukuza kubahumuriza mu byo waba urimo byose, mu byo waba uri gucamo byose. Turi mu isi bitugerageza ntabwo bizabura, duca mu ntambara zitandukanye, duca mu bibazo,
ariko Imana yo mu ijuru yo mugenga wa byose, yo yaturemye, niyo yonyine ibidufiteho ijambo rya nyuma. Hari igihe ugira gutya, wenda urugero utakaje nk'akazi, ukumva ko ubuzima buhagaze, ukumva ko birakurenze. Oya, haracyariho ibyiringiro y'uko iyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Ibyo byose turabizi. Rero nubwo waba uri mu bibazo bingana gute, nubwo watakaza ako kazi, nubwo wabura inshuti, nubwo wabura abo ukunda, ni ukuri Uwiteka Imana arahari kugira ngo atube iruhande, adukomeze. Cyakora ikijyanye no kugira ibyago byo ugira ibyago nyine, ukaba barakubuza inshuti yawe, ukaba barakubuza umuvandimwe, ukaba barakubuza umubyeyi, ariko Imana ifite ukuntu ikavaringa, ikakugarura, ikaguhumuriza, ndetse ku bafite ibyiringiro byo kuzongera kubonana n'abacu twabuze, ukabyumva neza, ukumva ko ari ibintu bishoboka. So niyo mpamvu naje kugira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro, ntuve ku mwami wacu. Nta kindi kintu nabona cyo kukubwira, nta yandi magambo nabona yo kugukomeza. Ndagusabira Imana kugira ngo abe ariyo wikomezaho, abe ariyo ndenda kukubwira ngo hari igihe nyine tugera muri ibyo bibazo. Impamvu ndi kubivuga gutyo ni uko hari abantu benshi uvugana nawe ukumva nta byiringiro kigira muri we, ukumva nta cyizere, ukumva ibintu byose yarabyanze, n'abantu yarabanze. Izere Imana ishobora byose, kandi byose bizagenda neza, ndabyizeye. Uhumure, ukomere mu mwami, wisengere, ibindi byose ubyihorere, abajyanama babi ubihorere, wikomeze ku mwami wenyine, azagushoboza. Ndakugira inama wowe ugira agahinda gakabije, ukagira agahinda gakabije gashobora no kugukururira kwiyahura. Oya, ndakugira inama yo kureka ibyo bintu, kubera yuko uko umeze uyu munsi ntabwo ariko ejo hawe hazaba hameze. Ntabwo ubuzima bwawe bugarukira kuri uwo munsi. Nawe reba imyaka, wenda nk'imyaka 5 ishize cyangwa 10 ishize, reba uko wari umeze ugereranye n'ubu ngubu. Urasanga hari igihe n'icyo gihe wigeze kubaho ukabaho udafite ibyiringiro, ukabaho wihebye, ukumva n'ejo ntuzahageza, ariko ubu ngubu ukaba ukiriho. Haracyari ibyiringiro nshuti yanjye, nibyo nje kukubwira, nje kugukomeza, nje kukubwira ko hari ubuzima bwawe buzaza ari bwiza. Ugomba kugira icyo cyizere ko ari byiza kurusha uyu munsi. Ndagukomeje cyane, ndagukomeje. Sinzi impamvu ari byo bintu byanjemo, ashobora kuba ari uko mfite inshuti nyine nyinshi zagiye zingisha inama,